Reka mbasuze kandi bivuze byiza mwe mukoje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kintu cyacu cy'uyu munsi. Yitwa Miss Nyambo cyangwa se Nyambo Jessica, uyu akaba ariyo mazina yamenyereweho mu gukina filimi nyine, ariko mu busanzwe akaba yitwa Niyonkuru Aime. Kuri ubu ngubu rero ari kubarizwa i Doha, ni hariya muri Qatar, niho ubuzima bukomeje kumubera ubuki, dore ko uyu Nyambo akomeje kwibazwaho na benshi bibaza bati ese Nyambo yagiye gukora iki i Doha muri Qatar, byagenze bite? Bamwe rero bari kubivuga uko bishakiye, dore ko bamwe usanga bari kuganisha ku kijyanye n'ibikorerwa nyine ari Doha muri Qatar, dore ko ngaha nyine Qatar akunze kugira bamwe mu bari ubundi bakagenda bagiye muri gahunda yo kwicuruza. Gusa kuri Nyambo siko bimeze, dore ko uyu Nyambo Jessica atari n'ubwa mbere afashe urugendo, dore ko mu bihe byagiye bitambuka yagiye na hariya za Dubai, ahari aherereye cyangwa se yasangije nyine abakunzi be nyine ku rukuta rwe rwa Instagram, ari ni i Doha muri Qatar. Ahangaha rero akaba ari nyine mu burasirazuba bwo hagati, ni ukuvuga nyine aha ni ku nkombe y'inyanja ya Persia Gulf. Aha niho Nyambo nyine yari aherereye, dore ko ahangaha muri Doha nyine, aha nyine muri Qatar nyirizina usanga habarirwa abaturage basaga kuri miliyoni 2 zonyine. Nuko uyu Nyambo nyine yasangije abamukurikira, ubundi bamwe bamwutsa igitutu baramubwira bati Nyambo wongeye uragenda, ati Nyambo wagiye he? Uyu Nyambo Jessica bamwe bari kuvuga ko ashobora kuba agiye burundu kandi atazagaruka mu Rwanda, dore ko uyu Nyambo yamaze no gusangiriza abakunzi be, by'umwihariko nyine ababwira bati ubu buzima buraryoshye, ndi mu kindi gihugu cya kabiri. Mwibuke iyi Qatar ifitanye umubano mwiza n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko nyine iyi Qatar nacyo ari igihugu cyiza, kandi igihugu kiri gikataje nacyo mu iterambere. Uyu Nyambo yavuze ati rwose nanjye ubu niboneye igihugu cya kabiri, ubu meze neza cyane. Benshi bahise ko batera hejuru baribaza bati koko Nyambo yaba agiye kwibera muri Qatar, nk'aba bakinnyi bose ba filime bagiye bagenda, dore ko abenshi ari mu ubwo buryo bagiye bagenda nyine, ugasanga bahise bajya no kubaka bise kubirangira. Wenda urugero ni nka Asia muramuzi, wamenyekanye muri filime ngo Azagira Amata, nawe muramwibuka ko ari mu buryo yagiye, ubundi bategereza ko azagaruka, baraheba. Bamwe rero bakomeje kugenda babivuga uko bashaka, dore ko bamwe bari kugenda bavuga bati uko bisa kose ni umushinga wa filime agiye kumurika, agiye gufata amashusho hariya nyine muri Qatar kugira ngo azabashe gushyira muri filime ye. Ariko bamwe bakibaza bati ni gute yajya muri Qatar n'ubuzima bwabo buryo buhenze, kujyanayo ibikoresho cyangwa se gufatira amashusho, ibi twavuga ko ari ibintu rwose bitaba byoroshye, dore ko muri za bibiri hafi na 2021 gutyo, uwitwa Bamenya nawe yigeze kujya gufatira amafoto cyangwa se amashusho nyine ashyirwa muri filimi, ni filimi ye nyine Bamenya series yagiye kuyafatira i Dubai. Aho rero bamwe bagiye babongera barabigeranya baravuga bati uyu Nyambo yabagiye nawe gufata amashusho nk'uko Bamenya nawe bigenje mwere ya myaka agiye itambuka. Ariko nyamara nyine ukuri nuko uyu Nyambo yongeye kujya gusura inshuti ze nk'uko bisanzwe, dore ko afite inshuti nyine z'akadasohoka hariya mu gihugu hariya nyine muri Qatar, dore ko uyu Nyambo Jessica ndetse n'abandi bakinnyi bandi bakina filime bigeze kuvugwa ko bigeze kujya muri Dubai, aho nyine bari bajyanwe n'umukunzi wa Nana. Uyu murabyibuka ko Nana ukina filime nayo kuri ubukwe, ariko ba Nyambo ubundi bakahita bavuga bati twagezeyo, twageze hanze, reka tujye kwitemberera, ubundi birangira nyamara n'icyari cyabajyanye kitabaye. Uyu Nana yari yabajyanye nk'inshuti ze nyine kugira ngo abashe guterererwa ivi nyine n'umukunzi we, by'umwihariko hari n'inshuti ze ziri aho hafi, ariko abangaba baramutengushye, ubundi bajya kwirira isi hirya no hino nyine mu bice bya Dubai. Ku inshuro rero kongera kibazwa bati ese ni Nana waba wamujyanye cyangwa ni iyi inshuti yabajyanye, ndetse ntabwo azongera kubatengwa nk'uko yatengushye Nana. Murabyuka ko Nana ari ibintu byamubaje cyane, dore ko abenshi bakomeje no kuvuga bati Nyambo n'abandi bakinnyi filime nk'abanga bavuga bati rwose ati bararengereye kubona amahirwe nk'aya
cyangwa se kubona tike nk'iyi ubundi bagashaka kwigendera mu byabo. Ibi byose nyine ni ibyagiye bigaruka rero ku izi mbuga nkoranyambaga, ariko rero hakomeza kwibaza bati uyu Nyambo Jessica yerekeje he? Yerekeje mu biki nyine, dore ko bamwe bari no kuhagereranya na Dubai ku batahazi, ariko nyirizina hano ni Doha, aha nyine ni mu gihugu cya Qatar. Iyi Qatar rero dore ko ikunzwe no gusurwa na ba mukerarugendo cyangwa se abavantara cyangwa abava mu bindi bihugu nyine bigiye bitandukanye, dore ko aha hantu hazwi kuba hari ikirwa cy'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli n'amaduka meza cyane. Umuntu rwose iyo yitegereje ijisho yumva ahembutse cyane. Hari imikino ndetse n'ibitaramo byinshi bigenda birangwa hano nyine muri Qatar. Inzu ndangamurage ndetse zikomeye ku isi nzima hano, hari inzu z'indangamurage nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi zifatwa nk'inzu nyine ku isi yose ndangamurage zikomeye cyane. Uyu kandi akaba ari n'umujyi wa kera wavuguruwe mu buryo bugezweho, rikaba rero ari cyo kintu nanone kijya gituma benshi bajya gusura aha ngaha nyine muri Qatar, dore ko uyu nguyu ari n'umujyi w'ahazaza. Benshi rero usanga muri uyu mujyi usanga rero ushingiye cyane ku idini rya Islam, dore ko nyine no kuvuga ko abantu benshi nyine ari abisilamu. Abantu ni abanyacyubahiro kandi bagira isuku n'umutekano. Ibi nibyo rero uzasanga nga muri Qatar ku munsi wagiyeyo, dore ko aha ngaha usanga barakataje mu iterambere, ndetse na benshi bagendayo gushakayo akazi, by'umwihariko hari nk'amahirwe mu bwubatsi, ndetse n'ubukerarugendo, ubuvuzi, IT and media, dore ko n'uburezi nabwo butahijwe aha ngaha. Hari bamwe wumva rero bagiye gukorera no muri Qatar ugasanga bagize n'amahirwe bahise ko bigumirayo ntibagaruke. Ibi niyo mpamvu rero usanga aha ngaha nyine muri Qatar cyangwa se mu uyu mujyi wa Doha, aho usanga nyine hari n'umutekano uhagije, aho buri wese agezeyo yumva ko nyine yisanzuye kandi ko nta kibazo kindi. Benshi rero usanga bakunda kwigira muri uyu murwa kugira ngo benjoyinge n'inshuti zabo, ndetse nyine benshi bakomeza no kugira bimwe mu bihe byiza bigiye bitandukanye. Uyu Nyambo Jessica muramuzi, yamenyekanye mu mafilimi menshi agiye atandukanye, kugeza n'ubu akaba akomeje urugendo rwe rwo gukomeza filimi ye nawe ubwe agaragaramo, dore ko ari filimi ye nyine yatangiye ku giti cye. Uyu Nyambo rero yavukiye mu karere k'Uburasirazuba bw'u Rwanda, hano kuvuga nyine muri Kirehe. Aha niho yaboneye izuba, aho uyu Nyambo yabonye izuba ku itariki 18 Mata mu 1999. Gusa nk'umwana wese wakuriye mu cyaro, yaranzwe no kuragira, gukuka ndetse no kwahira icyarire, tutibagiye nyine no gukama, dore ko ari byo byose biranga nyine imirimo yose yo mu cyaro kenshi. Dore ko uyu Nyambo nyine yarangwaga n'imirimo yindi yose, nawe murabyumva nyine imirimo igiye itandukanye cyane. Nk'umwana uba uri kubyiruka usanga nyine twinshi mu turimo ari ugenda udukora. Amashuri abanza uyu Nyambo yayize hafi y'iwabo i Kirehe, ayisumbuye ayakomereza mu burengerazuba bw'u Rwanda, aha ni mu karere ka Rusizi. Yahavuye yerekeza muri Kayonza Modern School, aha niho yarangirije nyine muri za 2019. Agisoza akarangiza amashuri ye, si yahise ko atangira gukina filimi cyangwa ngo ahita ava iwabo nyine agende nk'abandi bose bajya gushaka ubuzima hirya no hino. Uyu Nyambo ahubwo yahise ko ajya gukora akazi ko muri resitora, aha ni hafi nyine iwabo yari atuye. Gusa ubushuti bwa Nyambo n'umukinnyi wa filimi Mutoni Asia, uyu twamugarutseho murabyibuka ko uyu Asia nawe nyine yari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago akibarizwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Uyu rero Nyambo agihura na Asia, nibwo byabaye nyine, cyangwa se Asia yamubereye nk'ikiraro kimwinjiza muri sinema. Kuri ubu ngubu rero Nyambo tukaba twaramumenye. Icyatumye rero Nyambo aba intandaro yo kuba yajya muri filimi nuko Asia yamubwiye ko amubonamo impano itangaje, maze rero Asia nawe amusaba ko yamuhuza n'abakinnyi ba filimi nyine bari bakomeye nyine muri icyo gihe. Ni ukuvuga bamwe bari basanzwe babikora aho ngaho, harimo nka Boringo ndetse n'abandi nyine bagiye batandukanye. Nyambo rero nawe ajya kugerageza amahirwe, uko niko Nyambo rero twamumenye. Kuri ubu ngubu benshi bakaba baramwihebeye. Kugeza amagingo rero Nyambo ari kubarizwa muri Qatar. Haribazwa ati Nyambo azagaruka cyangwa azagumayo? Byinshi turakomeza kubibagezaho, niyo mpamvu ngusaba rero kudacikwa n'isegonda na rimwe hano kuri Wakana Zero Official. Gusa rero icyo ngusaba no gukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza birano bijye kugira 5 kuri 5. Jye mwabanye nyitwa Wakanda, ndabashimiye.